muri description kugira ngo wowe uko biri kose ujye utwandikira utubaze amakuru wagwane uko bimeze, tuvugane nugirirwa amahirwe yo kugera hano aho turi, tubonane tuganire tuguhereza amakuru ya nyayo. Yaje ufite ibiki bishoboka byose ariko ejo byose bigahirima bikagubireba. Rero ikintu kiruta byose ibyo nugukomeza cyangwa ugakomeza guharanira kudatakaza icyo cyizere wagiriwe cyangwa se abantu bakugiriye. Muri make icyo nshatse kuvuga ni iki? Icyo nshatse kuvuga, hari abantu bagenda bizera abandi ugasanga byagiye bipfapfana n'abandi bagiye babanziriza mbere. Ubwo murandika muri comment munatubwire, mujye mutubwira kuko nge ntago niza amateka, ariko uko ngenda mbyumva niko nawe ushobora kubyumva, ariko hari byinshi wumva kuba kundusha. Hari bize kwanga nibwo hakomeje kuba intambara z'urudaca zimaze hafi imyaka 20 n'indi renga, nkuko mwagiye mubikurikirana. Bamwe barahunga, abandi bajya mu bihugu bigiye bitandukanye, aricyo gihugu cya gatatu nababwiye bahabwa n'ubwene gihugu. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza, wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ni Saduna Manzi nk'ibisanzwe, duhorana tugendana mu biganiro bigiye bitandukanye, ngaho imisozi, ngaho bibaya, ngaho kwicara, ngaho kugira gute jute mwana wa mama, ngaho hehe hose turirukanka nayo ibintu bikagenda neza. Mu by'ukuri mperuka kwicara hano ndi jyenyine, tugiye gukorana cyangwa ngiye kubabwira ko tugiye kuzajya dukorana kuva urya munsi gukomeza. Byagenda neza mukabishima, byagenda nabi mukabigaya, burya ni nabyo byiza. Hajye manshyiraho na nimero muzajya muhamagaraho, tukazajya twumvikana, mukantuma mukambwira bitagenda neza, nabyo byose tukabisobanura bikagenda neza cyane. Mu by'ukuri hano kanya rero ntago ari byo binyicaje hano, nimero irahari, muzajya muhora muyibona, munayandikire tunanavugane, hanyuma ibintu bigende neza. Ufite inkuru, ufite igitekerezo, mu by'ukuri tugiye kuganira ku bintu bibiri gusa. Icya mbere turaza kuganira ku biriho bivugwa muri izi social media tuba turimo, kuko ubushize twaganiriye ku bijyanye nuko ngiye kwinjira muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Ngiye mbabwira nge nkora nk'abandi, mabwire amakuru ariko ya nyayo, apana bino bihuha tujya tubona kuri izi mihanda, kuko iyi mihanda ibintu byose ntago biba ari ukuri nkuko muba mubikurikirana. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira buri munsi ngo mujye mufata nimero mumbaze, kandi ikindi mumpamagare video call, munambaze, munahore mumbaze. Ijoro ryanjye murarizi nijwi rimaze hafi imyaka irenga 3 hano ku mihanda, ntago ndi nk'aba bucya
baje ku mihanda. Murarizi rero urumva mumenye ko ari ngewe koko muri kuvugana nawe, nibyo bintu byiza kandi by'agaciro. Icyo niyo tugiye kugarukaho. Icya kabiri turaza kuza kuri ibi bintu bya DRC cyangwa se ibi bintu bya Congo, tuko iki ni ikiganiro nashatse kuganira namwe kuko mu minsi yashize mu gihe igoma byari bimeze nabi, narindiyo ko byagenze, nabibagejejeho mwarabibonye. Mbonye wenda amaguru agiye bitangiye kugabanuka mvayo, n'ibintu mwakurikiye cyane mwabonye. Rero nanizi sana akomeje gukurikirana amakuru yose yaho uko ameze, ku buryo nyine ibintu ari nyabagendwa. Cyane cyane ndi kubibwira abantu abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Amerika, muri UK United Kingdom ndetse na Uganda, mbese inkambi zigiye zitandukanye bariyo n'abahawe ubwene gihugu hiryo muri Amerika. Ubwo ni igihugu cya gatatu, hari igihugu cya mbere wavukiyemo, hakaba n'igihugu cya kabiri cy'ubuhungiro, hakaba n'igihugu cya gatatu uri buhabwemo ubwene gihugu. Ngira ngo abantu bakorana na UN cyane murabizi. So ibyo rero turabigarukaho cyane kakanya babwira ukuntu ibintu bihagaze, amakuru tugenda dufata hirya no hino. Rero tudatinze cyane ndakwinginga cyane nkusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana 5/5. Hanyuma n'abakoze subscribe mbinginga gukora share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera kure hashoboka. Hanyuma dukomeze dukorane tugendane cyane nk'abantu mwigezeho kunkunda, kuko ndakeka ikiganiro wenda cyambere nakoze nkinjira muri social media shobora kuba kigiye kugera hafi miliyoni. Abo bantu rero ndabashaka kugira ngo tubane cyane hano, tugire subscribe nyinshi cyane, 100, 200, 300 mpaka dukomeje mpaka miliyoni. Nanjye ndabizeza cyane ko ibyo mwari munziho cyangwa se ibyo mwari mumenyereho mutazongera kubibona, ahubwo tugiye kubana mu bintu byiza gusa. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira nti ibyiza biri imbere, tugerageze dukore ibyiza biri imbere. Ni ukuvuga ngo tudatinze cyane, fashe umwanya wa introduction muremure cyane, reka twinjire muri gahunda zacu nyirizina. Mu by'ukuri ndahera kuri iyi mihanda. Iyi mihanda ntago ibiriho byoroshye. Muri make wowe uri inyuma ya kamera, ntago uri hano kuri imbere ya kamera kugira ngo urebe hariya hirya hari iki, hino hari iki, harya inyuma bimeze bite, ntago hari. Niyo mpamvu dushyira nimero aho ngaho ku biganiro byacu muri description, kugira ngo wowe uko biri kose ujye utwandikira utubaze amakuru wagwane uko bimeze, tuvugane nugirirwa amahirwe yo kugera hano aho turi, tubonane tuganire, tuguhereza amakuru ya nyayo, tunavugane. Waba ushaka ukunda kamera cyangwa utayikunda, tuvugane tuganire umenye ukuri kwa buri kimwe. Ariko kano kanya ndahari kugira ngo ngewe mbagerereyo mbabwize ukuri kwa buri kimwe. Icyambere ndihanganisha, mu by'ukuri ndihanganisha abantu bahemukiwe. Habo ndabakondorenshinga cyane, ndabihanganisha. Hari abahemukiwe, hari n'abahemukiye. Burya ntago tureba kuri koti imwe, hari abahemukiwe, hari n'abahemukiye. Ni ukuvuga ngo hari abahemutse, hari n'abahemukiwe. Muri make
nk'uko ushobora guhemukira umuntu nawe ejo ushobora guhemukirwa, niko biba bimeze. Ikindi nkababwira nti icyizere ni nk'urwara, ntabwo mvuze ko ari nk'urwara urunguru, ni ukuvuga ngo urabona igiye gukata inzara ufata akantu gato hano ukagakuraho kakajugunya hakaza urundi rwara, ariko icyizere iyo ugikuyeho ako kara gato nta kindi kigaruka. Muri makeya icyizere kimeze nk'igihe, igihe iminsi yose irasa ariko ntabwo ihwana. Ndizera icyo kinyarwanda muri ku cyumba. Hari kuwa mbere, hari kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru. Iyo minsi irasa. Iyo ku cyumweru bivuyeho birongera bigatangira kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatandatu ku cyumweru. Yego, ariko iyo minsi uko umeze kuwa mbere siko uzaba umeze ku wundi wa mbere, uko umeze kuwa kabiri sinako uzaba umeze ku wundi wa kabiri. Ni ukuvuga ngo impamvu nkubwiye ibyo, iminsi irasa ariko ntihwana, kandi si n'igatebe gatoki ibishobora kumbaho nawe ejo byakubaho. Ibyo nshatse kuvuga ngira ngo murabyumvishe, si twavugira hejuru. Ni ukuvuga ngo kano kanya ushobora kumva ko umeze neza mu buzima bushoboka, ufite ayo mataje, ufite ibiki bishoboka byose, ariko ejo byose bigahirima bikagubireba. Rero ikintu kiruta byose ibyo nugukomeza cyangwa ugakomeza guharanira kudatakaza icyo cyizere wagiriwe cyangwa se abantu bakugiriye. Muri make icyo nshatse kuvuga ni iki? Icyo nshatse kuvuga, hari abantu bagenda bizera abandi ugasanga bagutumye ku bantu runaka ntubatumikiye, cyangwa se hari ukundi ibintu bigenze, kandi wirengagije ko nawe ejo ibyo bintu bishobora kuzakubaho. Umuntu akagutumaho ntagutumikire. Nyine urumva ni ibintu byinshi, cyane cyane kuri iyi mihanda turahemuka tukanahemukirwa, ariko ikiruta ibyo byose ntabwo ibyo byagakwiye. Twakabaye dusigasira icyizere ndetse n'umuco wacu wa kinyarwanda, kuko iyo ibyo bintu bikomeje gutyo tuba turi kugenda dutakaza umuco wacu wa kinyarwanda. Twihuse cyane rero, ngira ngo message nashatse gutambutsa mwayumvishe. Reka dusoreze ku iminota imaze kuba myinshi. Reka dusoreze mu gihugu cy'abaturanyi cya DRC cyangwa se Republic Democratic of Congo. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ikomeye cyane muri Congo harimo ibibazo by'intambara hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na FARDC. Ubwo FARDC ni igisirikare cya Congo. Ni ukuvuga ngo hagati yaho harimo imirwano ikomeye cyane, ariko hagati y'iyo mirwano nk'uko mwakomeje kubyumva ndetse no kubikurikira cyane, hagati y'iyo mirwano harimo abari kurwanira ukuri, hakabamo n'abarwanira ibinyoma. Ni ukuvuga ngo mu barwanira ibinyoma sinzi ngo nabahe, namwe ubwanyu murahita mwimenyera abari bo bitewe n'ibyo ngiye kubabwira. Ariko mu barwanira ibinyoma bamwe muri bo nibo bari kuvuga ko leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda iri gufasha ngo abarwanira ukuri. Icyo nshatse kuvuga ni iki, kugira ngo mutantera amabuye mumbaza ngo abarwanira ukuri ni bande. Mu by'ukuri muri iriya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muri kiriya gihugu cya Congo hakuryaho, ni igihugu kuva kuri leta y'abayobozi bagiye bavaho. Hari Mobutu Sese Seko wa Zabanga, hakaba na ninde
uriya mu president wasimbuwe na Chirombo Tshisekedi Chirombo, ninde kamerama ni uriya wasimbuwe Kabila, hari Kabila ninde ni Joseph Kabila, ni Joseph Kabila. Hari Joseph Kabila. Urumva hari ibintu byagiye bipfapfana n'abandi bagiye babanziriza mbere. Ubwo murandika muri comment munatubwire, mujye mutubwira kuko nge ntago niza amateka, ariko uko ngenda mbyumva niko nawe ushobora kubyumva, ariko hari byinshi wumva kuba kundusha. Hari ibinyamakuru byinshi ugenda ukurikira cyangwa se ugenda wumva ukaba wandusha amakuru nkayo ngagiye atandukanye. Ariko muri make nshatse kuvuga ni iki ngiki, ntabwo nshatse kurondora abagiye bayobora Kongo, ariko icyo nshatse kuvuga nuko hari ubwoko bwari butuye muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba. Abo bari bahatuye bari barimo abiganjemo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hakaba hari abari batuye murenge bita abanyamurenge. Ngira ngo abanyamurenge turaziranye, murabazi cyane, aho mugiye muzi abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo abo bari batuye murenge bakoreshaga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abandi bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda rundi bari batuye muri Nord Kivu. Donc uko byagiye bigenda rero, hagiye habaho kuba abo ba president bagiye bayobora icyo gihugu cyangwa iyo leta yijyaho, bagenda bavuga ngo abo ngabo n'Abanyarwanda baje bajya muri Kongo bashaka gufata igihugu cya Kongo, hanyuma bashaka kubarwanya abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bavuga ko ari Abanyarwanda. Biza gukomeza kuba ikibazo, birakomera. Abakongomani bavugaga ururimi rw'Ikinyarwanda bamwe muri bo barahunga, abandi baricwa, cyane cyane Abatutsi, cyane ubwoko bw'Abatutsi bwabaga hariya muri Kongo. Bamwe bakabica, abandi bakabarya, abandi bakabatwika, abandi bagakora ibiki. Ibyo rero abakongomani bamaze kubibona gutyo, baharanira ubuzima bwabo. Baravuga bati ibi bintu ntago dushobora kubyihanganira. Niko kwibumbira hamwe. Bamaze kwibumbira hamwe, barema itsinda ari ryo ry'inyeshyamba bakoze ryitwa M23 nangwa se M23 cyangwa M23. bahitamo kuvuga bati twebwe tugiye kuba mu mashyamba ya Nord Kivu, ariko turwanire uburenganzira bwacu nk'abakongomani tuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma kugeza igihe leta y'iki gihugu cya Kongo tuganira ikazana amahoro ku buryo twebwe natwe duhabwa agaciro nk'abakongomani. Ibyo ntago byakunze rero, bimaze kwanga nibwo hakomeje kuba intambara z'urudaca zimaze hafi imyaka 20 n'indi renga, nkuko mwagiye mubikurikirana. Bamwe barahunga, abandi bajya mu bihugu bigiye bitandukanye, aricyo gihugu cya gatatu nababwiye, bahabwa n'ubwene gihugu. Abandi bajya mu nkambi zigiye zitandukanye, yaba za hano mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bari Uganda iyo, abandi bari Kenya iyo, abandi bari hano bagiye hatandukanye. Abo bose mukeka ko bagiye kubw'ibyishimo. Nyuma rero uyu His Excellency President Felix Tshisekedi Chirombo, nyakubahwa, ndamwita His Excellency kuko arubashywe mu gihugu cye, nyakubahwa, nibwo rero yagezeho kumvikana nabo biranga nkuko byari byateganyijwe. Bimaze kwanga nibwo rero umutwe wa M23 wavuze uti reka natwe twirwaneho uko bishoboka. Birwanaho rero aka kanya ubu tuvugana bamaze gufata uduce tumwe na tumwe twa hariya muri Kongo, ariko harimo uduce twa Goma n'utundi
tumwe na tumwe baharanira amahoro n'umutekano wabo, ariko bafite gahunda zifata n'utundi duce harimo za Masisi ndetse no gukomeza n'utundi duce kugeza igihe bafati za Masisi za Bukavu nahe ku buryo Bukavu ngubu niho bashaka gufata, ariko bafite gufata za Masisi, bafite gufata n'ahandi kugeza igihe bagereye Kinshasa. Ariko ubwo gahunda yabo bafite niyo gukuraho ubutegetsi bwa Kongo kugira ngo baharanire umutekano wabo n'umutuzo. Nkuko mwagiye mubona mu mashusho yagiye atandukanye, kameramani araza kuyagaruraho ajye ayabereka uko byagiye bigenda, ariko nkuko mwagiye mubibona mu by'ukuri ntago abakongomani nyirizina cyane iriho ntago baharanira umutekano w'abaturage, kuko niba bifashe bakemerera abaturage kujya mu muhanda bagakora imyigaragambyo bagatwika bakagira bate, no kuvuga ngo ntago uba uharanira ubuzima bw'abaturage, ko hari ibihomberamo, hari abapfiramo, hari abagira bate, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umugoroba rero ugiye kwica ikivu, mu by'ukuri aragenda abanyurizaho, kameramani mubibone. Ibyo bintu nibyo bintu bibiri twari dushaka kuganiraho, hakaba nuko wenda icyo nasorezaho nuko Kongo yakomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda ngo nicyo kiri gutera inkunga M23, ariko nta nubwo muri iki gihe ari byo bari kuvuga, ahubwo bari kuvuga bati ni Repubulika y'u yego ni leta y'u Rwanda yafashe Goma ndetse n'utundi duce ngo irashaka kudufata. Cyane nasega burya nkarenza agatutsi, ariko ubusinyi bikora. Mu by'ukuri ntago biba byoroshye, ariko niba nawe waravuye muri kiriya gihugu cya Kongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, uzi ibyaberagayo cyangwa se uzi nibiri kugenda biberayo, byose ukuri kose urakuzi uko byagiye bigenda. Nta leta y'u Rwanda iri muri biriya bintu, ahubwo leta y'u Rwanda ikiri gukora iri gukaza umutekano ku mipaka y'u Rwanda ihuje u Rwanda na Kongo, kugira ngo Kongo itazongera gukora amahano yo kohereza ibisasu ngo yice abaturage nk'ibyabaye. Kandi ndanasaba nge leta y'u Rwanda kuba yabishyiramo imbaraga. Bari leta ya Kongo yarashe ibisasu ikica abaturage ikabiryozwa, kuko yabikoze ibishaka ko ari wo mugambi bari bafite. Reka nsoreza aho ngaho rero, amasaha ari kugenda akura, kuko hari n'ibindi byinshi tuba tugiye kujya gukora. Amasaha ari gukura, ibyo nashaka kubabwira nibyo gusa. Mujye mushishoza, mwandike nimero mubona, mubanze mumenye umunyamakuru muri kuvugana uwo ari we, kandi nabwo mushishoze niba ari umujura cyangwa se ari umuntu muzima muri kugenda muvugana, kuko bagiye batwihishemo. Kuko hari abanyamakuru bazima, hari abibihuha, hari abaza bugacya ngo ni abanyamakuru bashaka kwiba, hari n'abantu ukamutuma kandi agira ngo akwibe, ikindi akakwiba kandi wowe bashaka kumutuma. Nihanganishije rero abantu bose bibye bavuga ngo ni abanyamakuru, gatuma umuntu akakwiba udufaranga twa ndakwihanganishije. Ubwo ubutaha uzagishishoza umenye umuntu muri kuvugana uwo ari we, umenye niba ari bugukorere gahunda yawe neza cyangwa se atari bigukorere neza, kandi umenye uwo ari we mugiye kuvugana. Niba ari jye mumenye ko ari jye, niba ari undi mumenye ko ari undi. Kandi kiri mushishoze muri bino bintu biri kuba mw'iyi minsi, mumenye muti turafata he tureke iki. Nkorera subscribe, nkorere share, nkorere like ndetse n'amakomment, tujye tumenya ibyo duhindura n'ibyo dukora. Ni Sadu Namanzi, ndabakunda.